dutangire ikiganiro nk'uko inshuti zacu z'Uruzabibu TV zibimenyereye. Umunsi twabazaniye umutumirwa w'ijambo ry'Imana, umutumirwa ufite amavuta, usengera abantu bagakira, usengera abafite ibibazo n'ingorane nyinshi, kandi twabonye Imana ibagirira neza. Reka tumusabe abibwire atangiza n'isengesho kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu. Mama wayo, wakwibwira abagukurikiye ku Ruzabibu TV? Amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Nitwa Uwumuremyi Goreti, mfite umugabo n'abana 8, mfite n'umukwe n'umwuzukuru. Imana iduhana umugisha. Aho ntuye ni mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kigali, akagari ka Rwesero, umudugudu wa Kinama. Reka dutangire dusenga Imana. Imana iduhana umugisha kandi Imana itugirire neza. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kuri Imana yaremye ijuru n'isi. Turagushimiye cyane kuko uri Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Turagushimiye ko turiho, turagushimiye ko duhumeka, turagushimiye ko ari wowe wabikoze kandi watugiriye neza. Turabigushimiye. Yaba atari wowe wabaye mu ruhande rwacu ubwo abanzi baduhagurukiraga, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Nuhimbazwe kuko utadutanze ngo tube umuhigo w'amenyo yabo. Ikigoyi cyaracitse tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka wari mu ijuru n'isi. Turagushimiye cyane. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye ibyo wakoze, tukurageje n'ibiri imbere. Komeza kudufasha rero, kandi kuko uri Imana itureba, uri Imana izi intege nkeya zacu. Niyo mpamvu tukwereza aho twagize intege nke, tugatekereza nabi, warabirebaga. Tukavuga nabi, tugakora bibi, warabirebaga. Niyo mpamvu Mwami Yesu tugusabye imbabazi kugira ngo tweze udutunganye, udukure umugayo wose. Urakoze cyane. Kimara kutweza rero, tugusabye imbaraga zo kunesha ibyaha, imbaraga zo kunesha kuvuga nabi, imbaraga zo kunesha gukora nabi, imbaraga zo kunesha gutekereza nabi, imbaraga Mwami zo kunesha ibibi byose, tukababera mu ngeso zacu. Urakoze Mana. Komeza kudufasha rero muri uru rugendo, kandi utube hafi. Dusenge abatakuzi kugira ngo bakumenye, dusenge abafite ibibazo byananiranye kugira ngo igisubizo cyaryo. Kandi turasenze ijambo ryawe tugiye kumva kugira ngo rigire umumaro mu mitima y'abantu, kandi abantu bahinduka rwose, bumve kuri Imana yumva ibisabwa byose. Niwe wumva ibyo bagusaba, ibyo bagusaba urabyumva. Icyubahiro kibi cyawe. Komeza kudufasha muri byose. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Komeza n'ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Turarisanga mu rwandiko Pawulo intumwa yandikiye Abefeso. Turasoma ibice byaho 3, turasoma n'umurongo waho wa 20. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haravuze ngo, nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Amen. Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo tuyisaba. Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twebwe dutekereza. Imana itugirire neza kandi Imana itwambika imbaraga. Mu masengesho y'abizera Imana hari icyo ikora. Jambo rikuru nabazaniye imbaraga z'amasengesho y'abizera. Imbaraga z'amasengesho y'abizera, uko abizera bakwiye gusenga. Abizera bakwiye gusenga babanza gushima Imana. Imana ibyo yakoze ni ibitangaza. Imana ubundi urabanza ukayishimira ibyo yagukoreye, kuko ibyo iba yarakoze biba birenze ubushobozi bw'abantu. Imana iba yarakurinze, Imana iba yaragukijije, Imana iba yaragutabaye, Imana yakoze ibyo abantu batari gushobora. Imana itugirire neza kandi Imana itwambika imbaraga. Mu masengesho y'abizera hagomba kubonekamo gushima. Nubwo waba ufite ikibazo, nubwo waba urwaye, nubwo waba ufite amadeni, nubwo waba ufite imanza, nubwo waba ufite ibibazo bitandukanye, ariko Imana niyo gushimwa. Imana itugirire neza. Masengesho y'abizera hagomba kubonekamo
kubanza ugashima imana, warangiza ugasaba imana imbabazi, kuko imana ireba iyo watangiriye gutekereza, niho itangirira ireba mu bitekerezo by'umuntu. Iyo utangiye gutekereza nabi, imana iba yabibonye. Iyo utangiye kwibwira bibi, imana iba yabibonye. Niyo mpamvu mu kubaho kose uba ukwiye gusaba imana imbabazi, ukayibwira uti imana mbabarira ya makosa yose, mu kwibwira, mu kuvuga, aho hose nagiye ngaragaraho ko nakoze nabi, mbabarira mbabarira. Imana ukayisaba imbabazi. Imana itugirire neza kandi Imana itwambika imbaraga. Warangiza Imana ukayisaba imbaraga, ukayibwira uti Imana mpa imbaraga zo kunesha ibitekerezo bibi, imbaraga zo kunesha ibyaha, imbaraga zo kunesha ibibi. Imana igenda ibigufashamo, kuko Imana yumva ibyisabwa byose, ibigufashamo ikaguha imbaraga zo kubinesha. Imana itugirire neza, Imana itwambika imbaraga. Kandi muri ayo masengesho y'abizera, Imana uyisaba ibyo ukeneye. Ibyo dukeneye Imana irabifite, kandi Imana iyo ishatse kubiguha, iyo ibishatse ibikura no mu bantu. Abantu nabo babitsa ibyacu, abantu babitsa amafaranga baduha. Imana itugirire neza. Urayisaba uti Imana ngukeneyeho amafaranga, ngukeneyeho gukira, ngukeneyeho ikintu ngeneye. Imana iragifite, kandi Imana itegeka byose bikayumvira. Imana itugirire neza. Muri aya masengesho y'umuntu wizeye aba agomba gusengera n'abandi, kuko abantu bose ntibafite kwizera. Abantu baruhiye mu byaha, abantu baruhiye mu byaha bitandukanye. Niyo mpamvu tuba dukwiye kubasengera, tukabasengera, tukabasabira Imana kugira ngo Imana ibagirire neza, Imana ibabe hafi, Imana itugirire neza. Nagira ngo tugaruke kuri iri jambo rivuga ngo Imana ibasha gukora cyane. Imana hari ibyo ibasha gukora, ibasha gukora ibiruta ibyo tuyisaba. Imana ibasha gukora ibiruta ibyo tuyisaba. Hari ibyo dusaba twebwe dutekereza kuvuga uti ibi ngibi ndabishaka, ariko kuko Imana yo izi ibyo ukeneye, ikavuga iti yewe hari ibindi zamuha biruta ibyo yasabye. Imana itugirire neza kandi Imana itwambika imbaraga. Muri aya masengesho y'abizera, abizera babonye Petero bamufashe bamushyize mu nzu y'imbohe. Abizera batekereza Petero, baravuga bati Petero twamukundaga, Petero yavugaga ijambo ry'Imana, Petero yitangaga ku murimo wayo. Ariko Petero ubwo yari ari mu nzu y'imbohe, abizera bakoze amasengesho, baramusengera, baravuga bati dukeneye Petero. Aho yari ari mu nzu y'imbohe, Imana iri mu ijuru yumva ibyo isabwa, yumva amasengesho y'abizera, kuko batangiye bayishima, batangiye bayisaba imbabazi, bayitangiye bayisaba ibyo bakeneye. Barabwira bati dukeneye Petero. Marayika w'Imana araza, Imana iramubwira ngo sanga Petero yari ari mu nzu y'imbohe. Marayika w'Imana araza, asanga Petero aboheshejwe iminyururu, arinzwe. Marayika ngo araza, ageze ku muryango, urugi rurikingura, ntibamenya yuko rwakingutse, abasirikare bari bahari. Marayika ngo aratambuka agera kuri Petero, aragenda aramubwira ati kanguka. Petero ngo agira ngo arimo ararota. Petero arahaguruka, marayika aramubwira ati nkurikira. Marayika amujya imbere, Petero ava mu nzu y'imbohe kubw'amasengesho y'abizera. Haleluya, haleluya! Imana ishimwe. Imana yumva amasengesho y'abizera, Imana yumva ibyo usabwa, ibyo isabwa byose Imana irabyumva. Imana ishimwe. Imana ntizabura kumva ko tuyisaba kutugirira neza. Imana ntizabura kumva ko tuyisaba ko turwaye ngo idukize. Imana ntizabura kumva ko dufite amadeni ngo itwishyurire amadeni. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Imana yumva ibyo isabwa byose, kandi ibasha gukora ibiruta cyane ibyo tuyisaba, kuko hari n'imbaraga zidukoreramo. Imbaraga z'Imana zidukoreramo, imbaraga z'Imana zidukoresha, imbaraga z'Imana zituma abarwayi bakira, imbaraga z'Imana zituma ibibazo bivaho. Imbaraga z'Imana, Imana itugire neza kandi Imana itwambika imbaraga. Niyo mpamvu nabingingiraga mu Mwami Yesu kugira ngo mugire amasengesho y'abizera. Amasengesho y'abizera, iyo wizera uba ugomba kubanza ugashima Imana. Mu masengesho yawe uzajya ugira gushima Imana. Nubwo waba ufite ibibazo bitandukanye, hari ibyo Imana ibasha gukora muri aya mashimwe urimo kuyishima. Hari ibyo Imana ibasha gukora iyo yumvishije uyishimira ibyo yakoze mbere. Kora n'ibindi kuko washimye. Uzarebe nawe iyo umuntu umushimiye akugira inshuti, ariko iyo umuntu umugaye ntabwo akwitaho kuko abazi ko umugaya. Imana itugirire neza
kandi Imana itwambika imbaraga. Ndagira ngo mbabwire muri iri jambo, Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira. Hari ibyo twibwira twebwe, Imana hari ibyo ibasha gukora ibiruta ibyo twibwira. Imana yatugirira neza, Imana yadutabara, Imana yaturengera, Imana yagira icyo ikora mu miryango yacu, kuko ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twebwe twibwira. Imana itugirire neza. Hari ibyo wibwira ukabona birenze ubushobozi n'ubwenge bwawe, hari ibyo wibwira ukabona ntibizashoboka. Imana ishobora ibintu byose. Imana yarinze Danieli ubwo bamugambaniraga bakamushyira mu rwobo rw'intare. Imana yaragiye irinda Danieli mu rwobo rw'intare. Marayika yaragiye abumba iminwa y'intare, intare ntacyo zatwaye Danieli, kuko Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira. Imana itugirire neza kandi Imana itwambika imbaraga. Imana yarinze Sadurake na Mishake na Abedenego ubwo babashyiraga mu itanura ry'umuriro. Imana yarabarinze kandi basohotsemo nta n'umwotsi ubanukaho. Haleluya, haleluya. Nawe muri icyo kigeragezo ukihanganemo, uzasohokamo nta n'umwotsi ukunukaho. Abantu bazajya bayoberwa uko byagenze, bavuga bati uriya niwe muntu watabawe se, uko bari bakuzi umeze. Hari igihe Imana izahindura ubuzima, kuko ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira. Hari igihe Imana izahindura ubuzima, hari igihe Imana izahindura imibereho, hari igihe Imana izahindura icyerekezo. Imana itugirire neza kandi Imana itwambika imbaraga. Nagira ngo nkubwire wowe wihebye, nagira ngo nkubwire wowe urimo kwiganyira uvuga ngo nzarya iki. Imana igaburira inyoni zidahinga n'izibibi, Imana ntizabura kukugaburira, kuko Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira. Uvuga ngo nzaba hehe, Imana ifite aho izakubesha kandi heza. Ntukihebe, ntukiganyire, ntugakuke umutima. Imana irimo guca inzira. Imana itugirire neza. Nagira ngo nkubwire ko Imana yaciye inzira. Abisiraheli ngo bari bageze ku nyanja itukura, bararebye bakabona inyanja, bakavuga bati noneho turaca hehe, turabigenza gute? Bareba inyuma bakumva amagare ya Farawo aje abatugarije. Ariko Imana kuko ifite ububasha n'ubushobozi, yari yarayitegetse umuyaga. Umuyaga urawibwira uti genda ujye ku nyanja uzengereze inyanja. Abisiraheli bagiye kuhagera. Abisiraheli bageze ku nyanja, Imana yatangiye akazi. Imana ibiri mu kazi. Haleluya. Imana iri mu kazi. Hari akazi Imana irimo gukora abantu batashobora gukora. Mose ngo ageze ku nyanja areba inyanja, Imana ivugana na Mose iramubwira ngo Mose icyo ufite mu ntoki ni igiki? Mose arebye abona afite inkoni. Imana iramubwira ngo rambura iyo nkoni hejuru y'amazi. Mose abikoze rimwe, kuko umuyaga wari waraye ukoze akazi. Umuyaga ubwira amazi, uyabwira ngo amwe najye hepfo andi ajye haruguru. Imana ishobora gukora ibiruta cyane ibyo twibwira. Hanyuma ngo inzira iraboneka, Abisiraheli barambuka bagera hakurya. Miriyamu ageze hakurya atera ishimwe, aravuga ati uri uwo gushimwa Mana, ifarashi n'uwihetse uburoshye mu mazi, twebwe turambutse. Hari igihe Imana izakwambutsa kandi n'ibyo yakwambukije ni byinshi. Haleluya, amena. Imana ibyo yatwambukije ni byinshi. Imana yaraturinze, tuba twarapfuye hacu haba haribagiranye. Imana yakoze ibirenze ibyo twibwira, Imana yakoze ibirenze ibyo dutekereza. Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo tuyisaba. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twebwe twibwira ndetse n'abantu n'ibyo batwibwiraho. Imana hari ibyo ibasha gukora, ikabikoresha imbaraga zayo, ikabikoresha ububasha bwayo, ikabikoresha ubushobozi bwayo. Imana ishimwe. Imana ntizabura kudutabara, Imana ntizabura kuturengera, Imana ntizabura kuduteza intambwe, Imana ntizabura kutugenza. Imana ishimwe. Imana yavuganye nanjye ntambwira ngo humura mwana wanjye, mu bushobozi mfite ntabwo nzabura ukuntu ngenza abantu banyubaha. Haleluya. Imana ntizabura ukuntu itugenza, Imana ntizabura uko idutabara, Imana ntizabura uko iturengera. Haleluya, haleluya, haleluya. Izadutabara idatinze, izaturengera idatinze, izadutabara. Turayizeye. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Imana nishimwe kuko ari umutabazi w'abari mu isi. Imana nishimwe kuko ari umurengezi w'abari mu isi. Imana ishimwe kuko izadutabara mu bihe bitandukanye. Imana izabura ntizabura uko itugenza. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Imana ishyirwe hejuru.
Mana ishimwe. Iri jambo ry'Imana nagira ngo muryakire neza. Imana ishobora gukora ibiruta cyane, ibasha gukora biruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dusaba. Imana ibasha kudukiza indwara zacu, Imana ibasha kutwishyurira amadeni, Imana ibasha kutugaburira, Imana ibasha kuduha aho tuba, Imana irabibashije byose. Imana ibasha gukora imirimo n'ibitangaza ibyo abantu badashoboye. Imana irabishoboye, Imana irabishoboye. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Amen, 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 amen. Utambukije ubutumwa bukomeye. Iyi mesaje utambukije irakomeye cyane. Imana ibasha gukora ibyo twibwira, ibirenze ibyo twe dusaba. Ariko ndashaka kukubaza akantu gatoya. Abantu muri iyi minsi ntabwo kwizera ubona ko harabaye gukeya. Ubona abantu barasenga n'ibyo koko, ariko iyo bageze mu bibazo cyangwa se hari izindi ngorane zije zibagoye, usanga kwizera cyane Imana basa nk'aho batendebutse, ukabona ahubwo barashaka kwizera ibitizerwa. Bamwe barajya mu bapfumu, abandi barajya gushaka indama aho zitari, bitewe n'uko kwizera kwabaye gukeya mu bantu kandi b'Imana basenga. Mama wadusobanurira biterwa n'iki? Muri iyi minsi biterwa n'iki? Ni iki gituma abakristo basenga ariko kwizera kukaba guke? Bagera mu bigeragezo ntibizere ko Imana ishobora byose, ntibizere ko Imana yamukura muri cya kigeragezo, kandi abyuka asenga, agendana Bibiliya, agendana igitabo cy'indirimbo, abwiriza, ukabona abantu barafashwa. Ariko nawe bwagera mu bigeragezo ukabona ibyo yabwirije abantu ntabwo nawe abihagazemo neza. Biterwa n'iki? Biterwa n'uko aba ageze kwizera gukeya, kandi iyo utaye kwizera ibintu byose ntabwo bibasha. Ariko iyo ufite kwizera, mu kwizera ibintu byose birashoboka. Iyo wizeye ko Imana ishobora byose, ukizera yuko ibyo urimo izabibasha ikabishobora, ukomeza ayo masezerano, ukavuga uti Mana nkunambyeho, Mana nkugumyeho, ibigirwamana ntacyo bimaze. N'ubundi Imana niyo yabiremye byose, Imana yaremye ijuru n'isi, niyo ifite ububasha n'ubushobozi. Ukajya wizera, ukaba mu kwizera Yesu ko ari umutabazi wawe, ari n'umurengezi. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Abantu nibagire kwizera, ibindi byose ni ubusa. Imana iduhana umugisha. Uri mu bantu nshobora gutangira ubuhamya nzi bakijijwe kandi Imana yakuye ahantu kure. Ese mama ko nzi ko Imana yagukuye mu magana menshi y'abanyabyaha, kandi nkaba nzi neza ko ibyo ubwiriza abantu bikurimo, koko uyu muhamagaro n'uwawe kandi n'agakiza uragafite. Wabwira iki abantu bumva ko Imana muri iyi minsi idakora cyangwa se idahari? Hari abantu bamwe tujya tuganira ugasanga muri bo bumva ko Imana mbese idahari, bitewe hari n'ibibazo baba baragiye bacamo, bakabona hari n'ibikemutse mu buryo batekerezaga. Ukabona abantu muri iyi minsi biyumvira ko Imana hari ishobora kuba itagikora. Aba bantu wababwira iki? Ese mesaje waba kugira ngo nabo bave mu byaha, bakurikiye Imana yaguhamagaye nk'uko yaguhamagaye? Wabashishikariza nguki kugira ngo nabo bave muri ibyo bintu kandi bizere ko Imana igikora? Icyo nabwira aba bantu ni uko babasha gutekereza neza. Iyo utekereje neza, Imana iba iri kumwe nawe. Iyo utekereje nabi, Satani aragusura akakubwira ati ntuzabaho, uzabaho nabi. Ariko iyo utekereje neza, bituma uva mu byaha nk'uko Imana yankuye mu byaha, bituma nawe ubivamo. Kuko iyo urimo gutekereza yuko hari ahantu uzigeza, iyo ushyizemo ikiyobyabwenge ntaho wigeza. Kuko ikiyobyabwenge gikora mu bwenge kikabwangiza, gikora mu bitekerezo, ibitekerezo bikagenda, ugasigara nta gitekerezo na kimwe ufite, ugasigara ibyo watekerezaga wabyibagiwe. Ariko iyo wubashye Imana ukayizera, bituma ibitekerezo byawe bigenda neza, kandi ukizera ko Imana igira neza, izagukora imirimo n'ibitangaza. Imana iduhana umugisha.
agira ngo mbwire abantu ngo batekereze neza, batekereze ibintu byiza, bazigeza heza. Murakoze cyane. urakoze. Tambutsa nomero yawe ya telefoni, abantu bajye baguhamagara ubafashe gusenga koko. Ndabizi kugira impano yo gusenga, ujya usengera abarwayi, ujya usengera abantu bafite ibibazo byinshi bitandukanye. Tambutsa inomero yawe kugira ngo uzagukenera azabashe kukubona, umufashe gusenga. Cyangwa se hari abavugabutumwa bamwe bashaka kugutumira mugasengana ku midugudu yabo, nabo babashe kukubona, kuko hari abantu benshi baba barabuze uko bakubona. Tambutsa nomero ya telefoni uzamara n'isengesho. 07 23 98 123 Uwumuremyi Goreti. 07 23 98 123 Uwumuremyi Goreti. Reka dusenge Imana. Imana iduhana umugisha. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Turagushimiye ko aturinze, tugushimiye ko aturindiye muri iki gihugu, turagushimiye ko atubereye Imana, turagushimiye ko atubereye umurengezi. Cyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye kuri Imana yumva ibyisabwa byose, kandi hari ibyo ubasha gukora. Haleluya. Na biriya turabikweretse kugira ngo ubashe kubikora Mana, ubashe kwihesha icyubahiro, hataringaniye waringanize. Mu izina rya Yesu Uwiteka Imana, turagushimiye cyane, turagusabye Mwami Yesu ngo turebeshe ijisho ryiza ry'impuhwe. Mu izina rya Yesu dutereho igikundiro, dushyireho ubwiza bwawe, dushyireho ubudahangarwa, imbabazi zawe nizitomeho mu izina rya Yesu. Kandi turasenze, dusengeye imiryango yacu, dusengeye igihugu cyacu, dusengeye amatorero, dusengeye amadini, dusenze twinginga kugira ngo haboneke impinduka. Abantu bahinduke mu bitekerezo, abantu bahinduke mu mivugire, abantu bahinduke mu bikorwa, abantu bareke ibibi ahubwo bakora ibyiza. Mana yabwiye Gahini amubwira ngo nukora ibyiza ntabwo uzemerwa. Natwe turagusabye imbaraga zo gukora ibyiza kugira ngo twemerwe imbere y'amaso yawe. Urakoze Mana, komeza kudushyigikira kandi utujye imbere Mana isumba byose. Turi abanyantege nke, tubera ingabo idukingira, dukingira imyambi yose yo mu biyaka umuriro. Imbaraga zawe nizibane natwe, bashaka ubugingo bwacu nibamware, bajya inama yo kutugira nabi nibatsindwe. Marayika w'Iteka namanuke, batumuke nk'uko umurama utumurwa n'umuyaga. Urinzi bwawe niributubeho, cyubahiro cyawe nikitugote, nutugire neza muri byose. Urakoze kubyumvishe, cyubahiro cy'izina rya Yesu. Amen.